kudutaramira no kutwakirira abashyitsi beza, abashyitsi b'umugisha, abashyitsi b'urukundo n'urugwiro. Abashyitsi beza turabakiriye iwacu, umuryango ukunda kandi wizihirwa iyo ubonye abashyitsi. Amateka y'Abanyarwanda avuga ko ifuni ibagara ubushuti, burya n'akarenge umuntu yagukumbuye akagusura biba bigaragaza ko aguhoza ku ndiba y'umutima. Munkundire twubashye Imana twese, tubanze duhaguruke tuyishimire ko yabanye n'abashyitsi bacu guturuka Nyaruguru bakaba bageze iwacu amahoro. Niki cyatuma nagushimira Nyagasani Mana, kari wowe nyesha byose, ntabuzwa n'iki ntacyo guterura n'ibindi, ntavuga nti shimwa Nyagushimwa, shimwa Nyagushimwa, kubw'urukundo nkunda ukamenyera byose, ukabimpa ku buntu bwawe nta kiguzi, nanjye naje gushimira iyo neza. Niki cyatuma nagushimira Nyagasani Mana, ari wowe nkesha byose, ntabuzwa n'iki ntacyo guterura n'ibindi, ntavuga nti shimwa Nyagushimwa. Ku izina y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, ushaka gikorwe munsi ifunguro rituburiye none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho. Nyagasani Yezu, turagusingiriza urukundo rwawe, turagusingiriza impuhwe zawe udahwema kutugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Turagusingiriza abashyitsi beza uduhaye, inshuti, abavandimwe, abasangwa baje basanga umuryango mugari w'imfura umubyeyi Aloyizi. Singizwa Nyagasani Yezu, singirizwa umwuka mwiza waduhaye duhumeka, singirizwe ibyiza byose biri buboneke hano, yaba amazimano ari buboneke
byose bigezeshwe nawe, tubisabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, duca akabuye. Inshuti bavandimwe, bashyitsi beza kandi bashyitsi b'umugisha, turabakiriye iwacu. Bugesera kuva na kera bwagiraga amahirwe atari ay'ubu, bukagira igihango gikomeye gutsimbataza, igihango cyo kubana, igihango cyo gusigasira ubupfura n'ubumwe by'Abanyarwanda. Mu izina ry'umuryango wagiriye icyizere ngo nakira abashyitsi bagihinguka mu marembo atari amarembera, reka mbanze mbasabe umuntu ayindebere mu maso, umuntu begeranye amusekere, amuhobere, amubwire ngo tugirane ibihe byiza uyu munsi. Muhobere, umusekera, umwenyura, wizihiwe, hanyuma dusangire ibihe byiza kuri uyu munsi. Data mubyeyi Rucinya, wambwiye ijambo rikomeye, urambwira ngo umuhungu wanjye Imenagitero, nujya ubona abashyitsi beza bahingutse mu marembo atari amarembera, ujye wakira ingamba z'indirira rugamba, wakire imezi, wakire indahangarwa, ariko nugera ku nararibonye ujye witse. Ubundi rero uyu mwanya utwakirira abashyitsi, maze nanjye mbonereho. Abari ahantu huze ibiganza bibyara amashyi, bakugabira amashyi urumutwara umwanya n'uwawe. Urakoze ntore y'umuryango Imenagitero, izina ni ry'umuntu. Twabyitegereje, ndagira ngo nsabe nawe baguha amashyi. Muvandimwe Mutabazi, muraho neza? Ni amahoro? Ni amahoro. Ni amahoro. Iwanyu iyo Nyaruguru namwe muri amahoro? Nyaruguru turaho. Abarindangwe baracyakobo? Turaho nta kibazo. Muraho. Rero kaze, kandi mwumve ko muri iwanyu, aha ni iwanyu, ni mu nshuti zanyu, ni mu bavandimwe. Rero nge tuganira, yitwa Nsengimana Yohani cyangwa Jean cyangwa Joni, ariko nkagira n'izina rikuru ry'umuryango Rucinya, ariyo mbese Imenagitero yakomeje kuvuga. Rero dusanze muri iki cyumba twakiriramo abantu bari mu itsinda ringana n'ibuzanye naryo, ndetse bakaba badusanganye n'itsinda ringana n'iryo natwe turimo, turi kumwe udusanganye. Ntabwo mwatangira guca hirya cyangwa hino ngo mvuge ngo ntabwo nari nzi kuri bose. Nari mbizi kuri bose kandi narakwiteguye. Murakoze rwose. Rero abo bose ureba twicaranye, ari iburyo bwanjye, ari ibumoso bwanjye, kuko uri umushyitsi w'Imena muri uru rugo, twese twafatanyije kukwakira. Nta nubwo byabaye byo gusa, noneho dufatanyije n'abo bose bandi ureba bari hano, icyo gikorwa twari tugifatanyije, ariko mu nama bemeye ko abazakujya imbere ari abangabo bareba. Abandi bose hari abicaye mu byicaro by'umuryango, uko umuryango ugenda ugira umwihariko wawo.
ntabwo nakubwira ko ndetse twibumba mu bikorwa byacu nk'umuryango, dufite n'inshuti tukagira n'abaturanyi. Ntabwo ariko twabaye nka wa muntu wo muri Bibiliya wategereje abantu yari yatumye ngo bazamuzire mu birori, abonye batinze afata abagaragu babajyana mu nzira ati mutangire ugenda wese aze mu birori. Yaha bose ureba baje babukereye kandi bazi ko baje muri ibi birori, baje bari ku butumire kandi baje kudufatanya. Ndagira ngo rero imbere abo twicaranye hano imbere, namwe mwicaye kuri iyo myanya y'imbere mwadushuje, ndagira ngo mudusanganye nabo baramuri ibiganza babasuhuze, musuhurize uriya muryango. Ibindi turagenda dukomeza twungurana inama, ndetse ndaje mubwire na gahunda yari yaduteranyije. Ariko reka nk'uko njye nawe dusanganywe no kukwakiriza amagambo gusa wegera imbere guhobere by'umwihariko, hanyuma nanakwakire n'izina ry'abo mwangeneye bose. Nanjye nshyizeho umwihariko wanjye, mwese muraho neza. Utabuse n'umugore ntasohoze ntiwananutse imbere hariya abagarira muri bahari. gira abana nyinshi. Yesu ashimwe cyane. Amen amen amen. Ahuri umuntu uramutse ashirurira abashyuhamutse cyane buriya. Nukuri jewe nawe turi umwe, nta shebuja nta mugaragu. Burya ibintu byose bigira gikuru na gikuru cyacyo, kandi iyo umuntu waje mu buryo bwo kwakiriye mu buryo bwo kwishima cyane ku mutima nishimye, nkaba numva gushimira bibonye ku mutima. Ahubwo buriya wanze kundamutsa nanjye icyo ntekereza ko uri kwirinda ko abana bo muri uyu muryango w'abakobwa bavuga bati buriya musaza se uramukije umusaza wacu we buriya ntabwo buriya ashatse kudutukara, wirinze ko baza kugutekereza. Cyangwa rimwe na rimwe iyo uramukije umubyeyi wabo abakobwa bakubareye nta kibazo kirimo. Burya iyo uje mu rugo rw'umuntu aba ari umutware, kandi umutware uramwubaha, ntabwo nahita nshyumuka cyane. Aba byiza. Buriya umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umubyeyi n'ababazwa n'abakwe, nicyo nashatse kukubwira. Rero ushobora kuba wavamo umukwe mwiza bwo ukambera umukwe utemeye kuwukundamutsa. Yaba umukwe mwiza rwose nawe impungenge. Burya umuntu aje kugana buriya abona kwishimye. Kubw'ibyo reka nkwakire. Murakoze maze wakire ubuso. Dusangire. Ibintu hano bimeze neza rwose. Ubuki bumeze neza. Mwaratwiteguye banyamuryango wa Matiyasi. Ndagira ngo rwose musuhuza abantu nawe n'ubu twagenda nyakubahwa. Rero ndumva rwose bishimye bikuri ku mutima. Si miliyoni guhagarika kuvuga hano ngo curura cyangwa gira ute cyangwa ngo bakomere uriya mwana uherekeze na kiriya kibindi maze kugeza mu mwanya wawe. Ariko tubanze dushyire no ku buzima bwacu.
yewe ibintu biraryoshye rwose bigashama. Amashyi menshi dushimire aba babyeyi bacu baraganira neza kandi barizihiwe. Ndagira ngo nsabe ba bakobwa bacu beza n'aba basore bacu beza bamfashe babe hafi izi mfura zatugendereye bazize Imana. Ubwo batuzimanira kandi dusangirira hamwe, reka dusangire n'intango abataramyi bacu batwakirira abashyitsi mu mbyino imwe.